imihigo uragahora n'Imana kire dukunda tuzaguteza imbere uragahora n'Imana kire dukunda tuzaguteza imbere. Gahunda y'imihigo ni uburyo leta y'u Rwanda yashyizeho kugira ngo bube umurongo ngenderwaho mu kwihutisha iterambere ry'abaturage hifashishijwe ingengo y'imari igenerwa uturere, ibikorwa by'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere ndetse n'uruhare rw'abaturage ubwabo. Uyu mwaka w'ingengo y'imari wa 2019-2020 akarere ka Kirehe nako ntikasigaye inyuma mu mihigo. Tugiye kurebera hamwe aho imihigo igeze muri aya mezi 6 ashize. Imihigo twahize imihigo yose hamwe 107. Muri iyo mihigo 107 harimo imihigo yo mu bukungu, mu iterambere ry'ubukungu n'imihigo 33. Naho mu mibereho myiza ndetse muza kubona niho hari imihigo myinshi kubera ko uyu mwaka umwihariko wawo no kugira ngo tuzamure imibereho myiza y'abaturage ni imihigo 56. Naho mu miyoborere myiza ni imihigo 18. Yose hamwe akaba ari imihigo 107. Abenshi mu baturage b'akarere ka Kirehe batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi. Mu mihigo ya 2019-2020 akarere kahize kongera umusaruro mwiza mu bihingwa byatoranyijwe harimo nk'ibigori, ibishyimbo, umuceri, imyumbati, imboga n'ibindi. Ubundi tutaramenya guhinga inyanya neza, twafataga imborera yonyine tugacukura tugashyiramo inyanya. Twamara gushyiramo inyanya cyagiye cyugiye kubagara ukabona urunyanya ruri kugwingira. Ariko mu nyongera musaruro batumaze kwereka imvaruganda twagiye dutera, washyiramo imvaruganda umaze kubagara hashira nk'ibyumweru 2 wasubirayo ugasanga inyanya zarangije gupfuka itaka. Ubwo rero twasanze umusaruro twabonaga mbere usigaye wikuba nka 2. Mu rwego rwo gufata neza umusaruro mwiza wabonetse hubatswe ubwanikiro. Mu bworozi akarere ka Kirehe gafasha abaturage bako batishoboye kubona amatungo anyuranye. Inka zagira inka munyarwanda zimaze guhabwa benshi. Iyi ni gahunda ya gira inka munyarwanda tugezwaho na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Idufasha rero byinshi, idufasha kubona amata yo guha abana tudakamishije, ikadufasha no kubona ifumbire kugira ngo duhinga amasambu yacu yere neza. Ndashima ubutegetsi bwite bwa leta bwatekereje kuri iki kintu cyo gufasha abantu batashobora kubona inka mu busanzwe bukabagezaho inka kugira ngo imibereho igende neza. Nashima ubuyobozi bw'igihugu muri rusange. Hubatswe isoko rya kijyambere ku mupaka wa Rusumo, hanubakwa amasoko y'ubucuruzi mato. Ubundi twacuruzaga tunyagirwa, ibicuruzwa byacu ugasanga birasa nabi kubera imvura, izuba rikatwicira hano, bamwe ugasanga nyine twanarwaye n'imitwe kubera izuba. Ariko kubera ko batwubakiye agasoko tugiye kugakoreramo neza twiteza imbere kandi mu bigaragara tudafite ikibazo cy'uko izuba ryatwicaga n'imvura. Kugira ngo umusaruro w'abaturage ugere ku masoko, akarere ka Kirehe kasanye imihanda mishya ituma ubuhahirane bworoha. Kuko urabona nk'ubu twaragendaga n'izi morateseri zacu, moto zacu zigata zisaza vuba kubera umuhanda mubi, ariko urabona ko rwose umuntu agenda nta n'umukuku cyo kurayumva rwose. Ambulance zo rwose ibyo wagira ngo ni kaburimbo. Kugeza ibihingwa ku isoko cyangwa se kubona abaguzi byabaga bigoye, ariko abaguzi bazajya baza bitabagoye. Natwe kandi umusaruro tugeze ku isoko mu buryo butatugoye. Bamwe mu banyeshuri bo mu karere ka Kirehe bishimira ko muri uyu mwaka wa 2019-2020 bubakiwe amashuri meza, bavuga ko yagabanyije ubucucike kuri bo. Twebwe nk'abanyeshuri ikintu yadukemuriyeho, aho twigaga hasi imbeho yaratwicaga, twicaraga kuri karambazi turi abantu bari kubyigana nk'abantu nka 6. Ariko kuri ubu ngubu hari umudendezo, twicara turi abantu 2. Ibyo ngibyo bizadufasha kwiga neza nta mubyigano. Icyiza cy'aya mashuri batuzaniye, ubundi amashuri twigagamo imbeho yaratwicaga, imvura yaba yagwa tukaba twakiruka tukajya kugama mu yandi mashuri. Ariko ubu ngubu twiga tutuje, nta mbeho nta n'amahumbezi. Ubu ngubu twicara ku ntebe turi abantu 2, ubundi twicaraga turi 6 kuri karambarazi. Mu karere ka Kirehe muri uyu mwaka w'2019-2020 hubatswe ibigo byo kwivurizaho bizwi nka poste de santé. Iyi ngiri izadufasha ku buryo tuzaba twivuriza hafi n'imvune zikaba nkeya kuri twebwe nk'abaturage. Bamwe mu babyeyi bafite abana mu marerero muri aka karere ka Kirehe
bo bagaragaza ko byabafashije. Mu muryango hari icyizere rwose ko impinduka zizaza, kuko niba umubyeyi yajyaga gukora n'umwana, hari n'igihe yamujyanaga gukora, yamugezayo umwana niwe nyirukuyobora, akaba atareka akora, akirirwa akina na wa mwana mu murima, isaha yagera bakazamuka, umubonye akaba yagira ngo avuye guhinga, nyamara icyo yakoze ari ukujya kurerera umwana mu murima kuwe. Ariko iyo amusize mu irerero, aragenda agakoresha amasaha ye uko yayagennye, nta munota n'umwe, isaha yagera agataha azi ko igihe cye yagikoresheje neza, nta cyapfuye ubusa, kandi akaba azi ko n'umwana aho yamusize ari busange umwana nta kibazo, yariye, yanyoye, yakinnye n'abandi. Bamwe mu rubyiruko barangije amashuri y'imyuga bahawe ibikoresho by'ibanze. Kubera ko nize ubuveterineri, nararebye mbona ikintu ushoboye kuba nakora byoroshye ari ugucuruza imiti y'amatungo. Ikintu byahinduye mu buzima bwanjye, iyo ukirangiza kwiga biba bigoye kugira ngo ubone ubushobozi bwo kuba watangira business, ariko ubu narayitangiye, urabona ko nkora. Kandi ikindi, hari n'ibindi bintu maze kwiteza imbere, kuko hari akarima mperutse kugura k'ibihumbi 400 kubera inguzanyo ya Turkit bampaye. Ubwo byose hamwe bava muri ibi nkora mu nyungu, nkanabasha no kwishyura nta kibazo. Ubukangurambaga bwa gahunda y'ubwizigame bw'igihe kirekire ya Ejo Heza mu karere ka Kirehe bugeze ku kigero gishimishije. Muri gahunda y'Ejo Heza niko abaturage bacu tubashishikariza kwiteganyiriza ku musaruro, ku bacuruzi, ku bikorwa byose bakora. Duteganya ko nibura uyu mwaka w'ingengo y'imari mu mihigo yacu tuzaba dufite abaturage bazaziteganyiriza miliyoni zikaba muri 300. Uyu aho tugeze rero ubu ngubu tumaze kugeza, twakaze ubukangurambaga, abaturage barabyumva. Icyo twashima cyane nuko abaturage muri kwa kwihuriza hamwe babyumvise, ari bo ba mbere mu makoperative. Ubu tumaze kugira abaturage maze kwiteganyiriza miliyoni zigera muri 60 zirenga, kandi abenshi basanga ari abaturage b'abahinzi n'aborozi, makoperative y'abahinzi, ab'umuceri, bakoperative y'abajyanama b'ubuzima. Ariko cyane ikindi dushima n'abakozi barabyitabiriye, nubwo abenshi abakora umushahara usanga biteganyiriza mu bigo biteganyiriza, ariko nabo barabyitabiriye cyane. Akarere kandi kita ku bantu batishoboye mu buryo bunyuranye, harimo kububakira inzu nziza, ndetse na bamwe bagahabwa inkunga y'ingoboka. Bamwe mu batuye akarere ka Kirehe bishimira ko inteko z'abaturage ndetse n'umugoroba w'ababyeyi byabafashije, ndetse n'ubu bikomeje kubafasha kwikemurira ibibazo. Ubwo bitewe n'ubwumvikane buke, harimo ubusinzi, kuko twaranywaga, nanjye naranyoye na bakanywa, twanywa noneho ntiduhuze, imyaka tukayisahura, bigatuma tudahuza mu rugo, n'iterambere ntirigende neza, ndetse n'abana bacu ntibagire ubuzima bwiza. Ariko noneho umugoroba w'ababyeyi waje kutugirira umumaro, dufatamo inyigisho. Abayobozi bahoraga mu rugo rwacu buri munsi baza gukiza ibibazo byacu, ariko ntibikunde. Ariko bashyiraho umugoroba w'ababyeyi, twahafatiyemo amasomo menshi cyane, bituma duhinduka. Umuco wo guhiga umaze gukwira hose. Biragaragara kandi ko mu runana rwa twese guhiguriye imihigo bishoboka. Niyo mpamvu muri iyi mihigo akarere kacu ka Kirehe kageze ahashimishije. Dufite imihigo, navuga nk'umuhigo wo gukingira ipima abaturage bacu kugira ngo tumenye, muzi ko dumaze kugera tubona indwara z'ibyorezo cyane nka hepatite B na C. Ikindi no kupima, kureba abaturage bashobora kugira indwara zitandura. Izo ni indwara zandura hepatite B na C. Dufite gupima abaturage bacu barengeje imyaka 15, hakaba no gukingira no gupima abaturage bacu ku ndwara zitandura, twavuga nk'indwara y'umutima, pressure, indwara nk'iza diabete. Ibi byose no kugira ngo bitufashe kugira kuri ya ntego ya NCT1, aho tuzagira umuturage ushoboye, afite ubuzima buzira umuze, kugira ngo abashe kugira umusaruro.